ku mugaragaro ba Kristo mubyumve ku mugaragaro ba Kristo mubyumve ya nshuti bakunze ibishangiro Radio TV FM namwe bakunze ibishangiro Focus TV reka twongeye by'umwihariko tubashimire yuko mukomeza kudukurikirana kandi by'umwihariko muri hose mu bice bitandukanye by'isi ndetse namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda tubashimira uburyo mukomeza kutwereka yuko mudukurikirana 5 kuri 5 uyu munsi rero nkuko mwakomeje kubyumva uyu mwanya twongeye kubaha nanone amateka y'abahanzi by'umwihariko tukaba uyu munsi tugiye kugaruka tugana mu ntara y'amajyepfo tugiye kujya mu ntara y'amajyepfo noneho by'umwihariko mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango ahazwi nk'Imabera ubwo ndavuga ni mu kagari ka Nyamagana ahazwi nk'Imabera by'umwihariko rero nkuko indirimbo muyumvise yarijemo ahangaha nanone turongera tuganire by'umwihariko ku mateka y'abahanzi ariko by'umwihariko tuvuga ku muhanzi by'umwihariko wakoze umurimo w'Imana uyu munsi akaba by'umwihariko hari amateka asize ku isi by'umwihariko mu banyarwanda by'umwihariko mu itorero ry'Abadiventiste intara y'ivugabutumwa ya Mugejuru itorero rya Mabera uyu rero nta wundi ni umuhanzi n'ubundi wakoze umurimo w'Imana muri korali yitwa Ndi Hano Mwami Ntuma izwi ku itorero rya Mabera hanyuma uyu nguyu akaba yitwa Mpagaze ku bwayo Etienne by'umwihariko wagiye uhimbwa izina ku mugaragaro wahimbwa izina ku mugaragaro kubera indirimbo yagaragayemo cyane muri korali yitwa Ndi Hano Mwami Ntuma yo ku itorero rya Mabera intara y'ivugabutumwa ya Mugejuru bityo rero uyu nguyu Mpagaze ku bwayo Etienne cyangwa se Stefano ubivuge uko bishaka bitewe n'urimo ubyumvamo uyu rero ni umugabo by'umwihariko wavutse mu mwaka w'igihumbi 1947 akavukira by'umwihariko ahangaha akabarizwa by'umwihariko ahangaha bita mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango ahazwi mu kagari ka Nyamagana Imabera mu mudugudu wa Mabera aha rero niho yari yubatse niho yaratuye by'umwihariko nende kukubwira yuko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 1947 aribwo yageze ku isi hanyuma tariki 3 z'ukwezi kwa kane 2023 akaba aribwo yavuye ku isi by'umwihariko araherekezwa ashingurwa mu irimbi rya Nyagacyamu rwose hariya hirya hafi ya y'ikibingo cyangwa se bita kwa Yezu Nyirimpuhwe by'umwihariko dushimira n'abavandimwe bafashe umugongo uyu muryango by'umwihariko abakomeje kuba hafi tubashimira ko namwe muri abantu b'ingenzi muri uriya muryango kubera yuko mwagaragaje ko uyu muntu koko mwamukundaga reka rero by'umwihariko tubabwire ngo amateka y'abahanzi twavuga ngo tuze umuhanzi w'Imena umugabo w'intwari wakoraga umurimo w'Imana ndetse ukabona ko awukora ukunze nkuko murimo mubibona ku mashusho y'ishangiro Radio TV FM ndetse no kwishangi Focus TV ahangaha rero turababwira ngo dushimira abantu bose bakomeza kutwandikira batubwira bati n'ukuri natwe uriya musozo twamukundaga ndetse harimo abantu benshi bakomeje kutwandikira batubwira ati n'ukuri uyu musaza nanjye namukundaga cyane iyi ndirimbo narayikunze cyane hanyuma by'umwihariko reka tubabwire ngo by'umwihariko Imana imwakire mu bayo by'umwihariko ntabwo tuvuga nka bya bindi ngo imuhiruhuko ridashira kereka ubwo tuvuze ngo nyine akomeza asinzirire mu gituro ariko turavuga ngo Imana imwakire mu bayo kwishangira Radio TV FM radio yawe radio yacu radio y'abanyarwanda tugiye kwirukira twibere mu mahoro n'umunezero byiteka maze dushima umucunguzi Yesu wanesheje urupfu turambiwe kubaho tudafite icyo kurya icyo kwambara turakibona bitugoye tabara mwami Yesu
ya rero nkuko dukomeje kugenda tuganira by'umwihariko ngira ngo indirimbo yo murayumvise twagira ngo tuyibumvisheho mu byumve neza. Iyi rero ni indirimbo yakoranye ndi hano Mwami Numa yo kwitorero rya Mabera intara yivuga butumwa ya Mugejuru. Hanyuma rero by'umwihariko tuvuga ngo uyu musaza yagiye aririmba no mu ndirimbo zigiye zitandukanye zindi. Izi indirimbo zagiye zigaragara mu uyu musaza rwose zirahari nyinshi izo turimo tugenda tubagezaho nko namwe mwabyumvise. Reka tubabwire ngo rero by'umwihariko ahangaha ni ku Ishangi Radio TV FM radio yawe radio yacu aho tuvuga ku mu kiganiro cy'abahanzi. Hanyuma turavuga umuhanzi magaze ku bwayo STN cyangwa se Stefano uyu nguyu wagaragaye muri korali yitwa Ndi Hano Mwami Numa, ikaba ari korali ibarirwa mu itorero ry'Abadventiste rya Mabera ku mugaragaro ba Kristo mu byumve ku mugaragaro ba Kristo mu byumve izimiruho amarirana abantu b'iki gihe barabwirwa ariko kumva biragatabwa barabwirwa ku isi igeze ku iherezo bararikirwa gusa nk'umukiza nyamara bo baravuga bati isi iraryoshye we nyamara bo baravuga bati isi iraryoshye we ibyiza biri hano ku isi iraryoshye we ibyiza biri hano ku isi iraryoshye we inyama nziza twarahaze we isi iraryoshye we inyama nziza twarahaze we isi iraryoshye we irebera inzoga nziza twaravuyaraye isi iraryoshye we irebera inzoga nziza twaravuyaraye isi iraryoshye we reba amazu meza twiyubakiye maze ureba abagore twirongoreye isi iraryoshye we ntacyo wavuga isi iraryoshye we ntacyo wavuga isi iraryoshye we ntibazirikana ko uko iminsi ya Nowa yariri bararyaga baranywaga bararongoraga kugeza igihe Nowa yinjiriye mu bugeni babimenya kugeza igihe Nowa yinjiriye mu bugeni babimenya nyamara bo baravuga bati isi iraryoshye we nyamara bo baravuga bati isi iraryoshye we ibyiza biri hano ku isi iraryoshye we ibyiza biri hano ku isi iraryoshye we reba inyama nziza twarahaze we isi iraryoshye we reba inyama nziza twarahaze we isi iraryoshye we irebera inzoga nziza twaravuyaraye isi iraryoshye we irebera inzoga nziza twaravuyaraye isi iraryoshye we reba amazu meza twiyubakiye maze ureba abagore twirongoreye isi iraryoshye we ntacyo wavuga isi iraryoshye we ntacyo wavuga isi iraryoshye we bendatamuburirwa muri iki gihe mureke gukerensa ijambo ry'Imana twemerere Yesu atuyobore kugeza ku bugingo bw'iteka nyamara bo baravuga bati isi iraryoshye we nyamara bo baravuga bati isi iraryoshye we ibyiza biri hano ku isi iraryoshye we ibyiza biri hano ku isi iraryoshye we reba inyama nziza twarahaze we isi iraryoshye we reba inyama nziza twarahaze we isi iraryoshye we irebera inzoga nziza twaravuyaraye isi iraryoshye we irebera inzoga nziza twaravuyaraye isi iraryoshye we reba amazu meza twiyubakiye maze ureba abagore twirongoreye isi iraryoshye we ntacyo wavuga isi iraryoshye we ntacyo wavuga isi irashaje 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 we
ya nshuti bakunze ibishangi Radio TV FM rero namwe bakunze ibishangi Focus TV uyu munsi turacyavuga ku musaza witwa Mpagaze ku bwayo STN cyangwa se Stefano uyu nguyu akaba ari nawe wari umutoza wa korali ndi hano mwami ntuma ibarirwa mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi ryamabera by'umwihariko intare vuga butumwa ya Mugejuru akaba rero by'umwihariko ari umusaza umaze igihe mu murimo w'Imana ndetse hafi imyaka igera muri 50 ari umuririmbyi ari umubwiriza butumwa bigaragara ko uyu musaza ababaje benshi ashenguye benshi ndetse by'umwihariko asigiye abantu benshi urwibutso rutazibagirana ari nayo mpamvu rero by'umwihariko bakunze bishangira Radio TV na Focus TV tubabwira ngo rero iyi gahunda twayijemo muri ya gahunda y'abahanzi by'umwihariko bagize amateka ahambaye by'umwihariko ikorari ndi hano mwami ntuma nimwe mu makorari amaze igihe rero hano mu ntara y'Amajyepfo kubera yuko ni korari ishobora kuba imaze hafi imyaka irenga 60 irimo ikora umurimo w'Imana kuko ni korari imaze igihe cyane mu buryo bufatika ikaba ari korari mu by'ukuri bigaragara neza yuko yanditse amateka nkuko twagiye tubibabwira dukomeza rero twumviza indirimbo ndetse by'umwihariko zandi hano mwami ntuma turaza kugenda tuganira birambuye nkuko izi ndirimbo zirimo zibivuga korali Ambassadors iravuga ati wasiwe urashaje urahuzagurika kandi ntago tuzaho tuganisha ahazaza hawe rwose umva hateye ubwoba turahangayitse ntago tuzaho tuganisha kandi koko nibyo nawe urabyumva urakunda umuntu mu mwanya akagenda wakunda uri nawe akagenda ariko nawe natwe uradutegereje ese wagira ngo iyi sayi tuganisha nihe wa muntu ku bintu bikomeye cyane ku bintu bibabaje kandi biteye agahinda niyo mpamvu rero nshuti yanjye ukwiye kugira neza ukiri ku isi ukabaho neza ukiri ku isi ndetse by'umwihariko ukitwara neza ukiri ku isi kubera yuko isaha ku isaha wagenda rwagutungura kandi inshuti yanjye ntago wamenya ngo wagenda buryo ki ese wasigaye mateka hanyuma dukomeze twiganirira nshuti mukunzi ishangira Radio TV radio yawe radio yacu radio y'Abanyarwanda bararikirwa gusa kumukiza nyamara bo baravuga bati isiraryoshe we nyamara bo baravuga bati isiraryoshe we ibyiza biri hano kwisi isiraryoshe we ibyiza biri hano kwisi isiraryoshe we ibinyama nziza twarahaze we isiraryoshe we ibinyama nziza twarahaze we isiraryoshe we irebera inzoga nziza twarakuyaraye isiraryoshe we irebera inzoga nziza twarakuyaraye isiraryoshe we reba amazu meza twiyubakiye maze ureba abagore twirongoreye isiraryoshe we ntacyo wavuga isiraryoshe we ntacyo wavuga isiraryoshe we nibazirikana ko uko iminsi ya Nowa yariri bararyaga baranywaga bararongoraga kugeza igihe Nowa yinjiriye mu bugeni babimenya kugeza igihe Nowa yinjiriye mu bugeni babimenya nyamara bo baravuga bati isiraryoshe we nyamara bo baravuga bati isiraryoshe we ibyiza biri hano kwisi isiraryoshe we ibyiza biri hano kwisi isiraryoshe we reba inyama nziza twarahaze we isiraryoshe we reba inyama nziza twarahaze we isiraryoshe we irebera inzoga nziza twarakuyaraye isiraryoshe we irebera inzoga nziza twarakuyaraye isiraryoshe we reba amazu meza twiyubakiye maze ureba abagore twirongoreye isiraryoshe we ntacyo wavuga isiraryoshe we ntacyo wavuga isiraryoshe we Benda muburirwa muri iki gihe mureke gukerensa ijambo ry'Imana twemerere Yesu atuyobore kugeza ku bugingo bw'iteka nyamara bo baravuga bati isiraryoshe we nyamara
intara y'ivugabutumwa ya Mujyejuru. Ahangaha rero turakubwira ngo twagiye tuguha indirimbo zigiye zitandukanye, indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye yagiye agaragaramo, ariko tukubwira ngo hari n'indi ivuga ngo isi iraryoshye, ngo nyamara bo baravuga bati uyu musaza yabonetsemo cyane. Reba amazu meza twiyubakiye, maze ureba abagore twirongoreye. Ntacyo wavuga, ntacyo wavuga, ntacyo wavuga, ntacyo wavuga, ntacyo wavuga. Reka nkubwire ngo afite amateka kuba yizi indirimbo nako twayibashyiremo murayumva. Reka twongeye tunayibazamure muyumve. Avuga ngo reba inyama nziza twarahaze, reba inzoga nziza twaravuyaraye, ngo urebe amazu meza twiyubakiye, maze urebe n'abagore twirongoreye. Ntacyo wavuga, isi iraryoshye. Ariko bongeye basoza bati isi irashaje. Abantu b'iki gihe barabwirwa, ariko kumva biragatabwa. Barabwirwa ku isi igeze ku iherezo, bararikirwa gusa nk'umukiza. Nyamara bo baravuga bati isi iraryoshye we. Nyamara bo baravuga bati isi iraryoshye we. Reba ibyiza biri hano ku isi. Isi iraryoshye we. Reba ibyiza biri hano ku isi. Isi iraryoshye we. Reba inyama nziza twarahaze we. Isi iraryoshye we. Reba inyama nziza twarahaze we. Isi iraryoshye we. Irebera inzoga nziza twaravuyaraye. Isi iraryoshye we. Irebera inzoga nziza twaravuyaraye. Isi iraryoshye we. Reba amazu meza twiyubakiye, maze ureba abagore twirongoreye. Isi iraryoshye we. Ntacyo wavuga, isi iraryoshye we. ntacyo wavuga, isi iraryoshye we. Ntibazirikana ko uko iminsi ya Nowa yariri. Bararyaga, baranywaga, bararongoraga, kugeza igihe Nowa yinjiriye mu bugeni. Ntibabimenya kugeza igihe Nowa yinjiriye mu bugeni. Ntibabimenya. Nyamara bo baravuga bati isi iraryoshye we. Nyamara bo baravuga bati isi iraryoshye we. Reba ibyiza biri hano ku isi. Isi iraryoshye we. Reba ibyiza biri hano ku isi. Isi iraryoshye we. Reba inyama nziza twarahaze we. Isi iraryoshye we. Reba inyama nziza twarahaze we. Isi iraryoshye we. Irebera inzoga nziza twaravuyaraye. Isi iraryoshye we. Irebera inzoga nziza twaravuyaraye. Isi iraryoshye we. Reba amazu meza twiyubakiye, maze ureba abagore twirongoreye. Isi iraryoshye we. Ntacyo wavuga, isi iraryoshye we. ntacyo wavuga, isi iraryoshye we. Bendatamuburirwa muri iki gihe, mureke gukerensa ijambo ry'Imana. Twemerere Yesu atuyobore kugeza ku bugingo bw'iteka, Nyamara bo baravuga bati isi iraryoshye we. Nyamara bo baravuga bati isi iraryoshye we. Reba ibyiza biri hano ku isi. Isi iraryoshye we. Reba ibyiza biri hano ku isi. Isi iraryoshye we. Reba inyama nziza twarahaze we. Isi iraryoshye we. Reba inyama nziza twarahaze we. Isi iraryoshye we. Irebera inzoga nziza twaravuyaraye. Isi iraryoshye we. Irebera inzoga nziza twaravuyaraye. Isi iraryoshye we. Reba amazu meza twiyubakiye, maze ureba abagore twirongoreye. Isi iraryoshye we. Ntacyo wavuga, isi iraryoshye we. ntacyo wavuga, isi irashaje we. ntacyo wavuga, isi irashaje we. ntacyo wavuga, isi irashaje we. ntacyo wavuga, isi irashaje.
isi irashaje. Mpagaze ku bwayo rero Etienne ni ukuri, ni umugabo tutagomba kwibagirwa kubera ko n'umwe mu bantu banditse amateka mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Ruhango, muri korali yitwa Ndi hano mwami ntuma, cyangwa se mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, intara ivuga butumwa ya Mugejuru. Hanyuma rero dukomeze dushyiramo izi ndirimbo, hanyuma nawe mukomeje kutwandikira tubabwira ngo murakoze cyane, by'umwihariko abarimo batwereka ko badukurikirana muri iki kiganiro, turabashimira cyane yuko turi kumwe 5 kuri 5. Imana ikomeze kubarinda kandi basesekazeho imigisha yayo, dukomeza twiganirira mu Ishangi Radio TV FM, radio yawe, radio yacu, radio y'Abanyarwanda. Abantu b'iki gihe barabwirwa ariko kumva biragatabwa, barabwirwa kw'isi igeze kw'iherezo, bararikirwa gusa nk'umukiza. Nyamara bo baravuga bati isi iraryoshye we, nyamara bo baravuga bati isi iraryoshye we, ibyiza biri hano kw'isi, isi iraryoshye we, ibyiza biri hano kw'isi, isi iraryoshye we, inyama nziza twarahaze we, isi iraryoshye we, inyama nziza twarahaze we, isi iraryoshye we, irebera inzoga nziza twaravuyaraye, isi iraryoshye we, irebera inzoga nziza twaravuyaraye, isi iraryoshye we, reba amazu meza twiyubakiye, maze ureba abagore twirongoreye, isi iraryoshye we, ntacyo wavuga, isi iraryoshye we, ntacyo wavuga, isi iraryoshye we. Ntibazirikana ko uko iminsi ya Nowa yariri, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, kugeza igihe Nowa yinjiriye mu bugeni, babimenya kugeza igihe Nowa yinjiriye mu bugeni, babimenya. Nyamara bo baravuga bati isi iraryoshye we, nyamara bo baravuga bati isi iraryoshye we, ibyiza biri hano kw'isi, isi iraryoshye we, ibyiza biri hano kw'isi, isi iraryoshye we, reba inyama nziza twarahaze we, isi iraryoshye we, reba inyama nziza twarahaze we, isi iraryoshye we, irebera inzoga nziza twaravuyaraye, isi iraryoshye we, irebera inzoga nziza twaravuyaraye, isi iraryoshye we, reba amazu meza twiyubakiye, maze ureba abagore twirongoreye, isi iraryoshye we, ntacyo wavuga, isi iraryoshye we, ntacyo wavuga, isi iraryoshye we. Bendatamuburirwa muri iki gihe, mureke gukerensa ijambo ry'Imana, twemerere Yesu atuyobore kugeza ku bugingo bw'iteka, Nyamara bo baravuga bati isi iraryoshye we, nyamara bo baravuga bati isi iraryoshye we, ibyiza biri hano kw'isi, isi iraryoshye we, ibyiza biri hano kw'isi, isi iraryoshye we, reba inyama nziza twarahaze we, isi iraryoshye we, reba inyama nziza twarahaze we, isi iraryoshye we, irebera inzoga nziza twaravuyaraye, isi iraryoshye we, irebera inzoga nziza twaravuyaraye, isi iraryoshye we, reba amazu meza twiyubakiye, maze ureba abagore twirongoreye, isi iraryoshye we, ntacyo wavuga, isi iraryoshye we, ntacyo wavuga, isi irashaje 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 we.
waje ukisangira Yesu n'ahandi uretse kwa Yesu n'ahandi ubuhungiro buri amahoro yarabuze kubona abantu bagenda kandi nimba ari nyinshi ku mutima none mbigire nesiga byose byaba bibabaza Yesu umwami wadupfiriye ibyo byose wibireba n'iby'akanya gatoya dore jyewe ndi umunyabwenge mfite n'amashuri menshi intego yanjye ni ukubaho neza ariko kandi nta mahoro nabonye n'ahandi uretse kwa Yesu n'ahandi ubuhungiro buri amahoro yarabuze kubona abantu bagenda kandi nimba ari nyinshi ku mutima none mbigire nesiga byose byaba bibabaza Yesu umwami wadupfiriye ibyo byose wibireba n'iby'akanya gatoya n'ahandi uretse kwa Yesu n'ahandi ubuhungiro buri amahoro yarabuze kubona abantu bagenda kandi nimba ari nyinshi ku mutima none mbigire nesiga byose byaba bibabaza Yesu umwami wadupfiriye ibyo byose wibireba n'iby'akanya gatoya dore jyewe ndi umusore narambaye ndinezeza cyane abakobwa beza narabakunze ariko kandi nta mahoro nabonye n'ahandi uretse kwa Yesu n'ahandi ubuhungiro buri amahoro yarabuze kubona abantu bagenda kandi nimba ari nyinshi ku mutima none mbigire nesiga byose byaba bibabaza Yesu umwami wadupfiriye ibyo byose wibireba n'iby'akanya gatoya yanjye ubuza amahoro haguruka usanga umukiza urasanga ateze ibiganza birimo inkovu z'imbereri n'ahandi uretse kwa Yesu n'ahandi ubuhungiro buri amahoro yarabuze kubona abantu bagenda kandi nimba ari nyinshi ku mutima none mbigire nesiga byose byaba bibabaza Yesu umwami wadupfiriye ibyo byose wibireba n'iby'akanya gatoya n'ahandi uretse kwa Yesu n'ahandi ubuhungiro buri amahoro yarabuze kubona
bagenda kandi nimba ari nyinshi ku mutima none mbigire nesiga byose byaba bibabaza Yesu umwami wadupfiriye ibyo byose wibireba n'iby'akanya gatoya